n'inteko ishinga amategeko aho yicaye itwumve iyoboye abanyarwanda ariko iri gupfusha abantu mu buryo bw'umwuka. Bari abantu bajyaga baza mu rusengero baje kumva ijambo ry'Imana. Akamaro k'idini, niba hari ibyaha byakabaye bikurikiranwa bikorerwa mu matorero, leta ifite ubushobozi bwo gukurikirana bene byo ubwabo bwite, kuko igihugu ni icyacu kandi gahunda y'amakuru ni imwe mu ngingo ziyoboye igihugu. Ni gute itorero rifungwa kubera umuntu umwe mu itorero? Uwo muntu yafunzwe. Hari n'abashumba b'imigunzu b'abantu birirwa bakama bataragiye batavomereye. Nuzi umukristo wakona bayeho, nuzi ahabanze iminsi, ariko reka nuzi ikibazo amaranye iminsi. Umukristo uyoboye arwara akenda no gupfa, wagira Imana akagaruka mu nzu y'Imana, yashima Imana ukamubwira ngo mbese warwaye ryari. Ariko umukiri uyoboye mu rusengero, buri ku cyumweru musoje iteraniro umenya amakuru ye. Iyo asibiye kabiri mu iteraniro ubaza ngo kana kagize ute, yagiye he? Ariko wa mukene niyo yamara n'umwaka ntago baza ngo yagiye he. Ubwo bushumba nubuhe? Wifata abashumba bose ubakubire mu gafuka kamwe mwawuzirike, nuko ugenda ukanaganitse gutya ati abashumba bose bakunda abakire bayoboye ntibakunda abakene. Ibyo bintu ngo agatekerezo oya pe. Rega Bibiri ivuga ngo ibi bintu ntago ari byo. Baravuga ngo umukobwa mubi ibyatsi ni icyatsi cyangwa n'ubururu. Oya. Wemera ko ari ibyatsi? Wemera ko ari icyatsi? Mbo ntago mbyemera ko ari icyatsi. Kubera ko hari ibyatsi bibisi bisi icyatsi, hari n'ibyatsi byamaze kuma bitakiri icyatsi ariko byitwa iki? Ibyatsi. Ariko uzi ko ari ibyatsi? Yego uzi ko ari ibyatsi. Rero byumvikana ko sorte y'ibyatsi atari icyatsi, ariko uzi ko ari ibyatsi. Yego uragisprerinze utandukanyamo amabara y'ibyatsi, ariko ijambo rimwe ririmo ni iki? Ni ibyatsi. Ni icyatsi byitwa ibyatsi. Ibi nitujya mu kiganiro mpaka dufite abantu benshi nabo bazabijyaho impaka. Mwese muzi ukuri kw'amadini yanyu. Yesu nashimwe cyane nshuti bakundwa. Tunezerewe nanone kubona turi imbere yanyu ahangaha mu ndorerwamo za Prophet Ezekiel TV. Ahangaha rero murabona twageze ahantu heza cyane rwose. Mwageze ku mazi Igisenyi. Bahita ngo iki muvandi? Ubundi abantu bamaze kubisobanukirwa bahita Miami. Bahita Miami. Igisenyi ku mazi. Miami cyangwa Miami? Miami. Umujyi w'amazi, umujyi w'umukerarugendo, umujyi w'ibyishimo, umujyi w'umunezero. N'Imana igukunze yego tuza ku mazi. Wow. Thank you. Murakoze cyane. Ahangaha rero nkuko mubibona turi kumwe n'umugabo mwiza cyane, ariko ni umugabo muri Kristo naho mu buryo bw'amategeko ngo ari mu nzira, ni mu gitondo. Ku mazina nitwa Prophet Ezekiel mfite umukiza. Nageze i Rubavu rero nakirwa n'umuvandimwe wacu Prophet Isaac turakwakiriye. Murakoze cyane. Rukundo niwe twakiriye Rubavu. Asa Rukundo ko mwampaye amazi hano iwanyu Rubavu nta bindi binyobwa mugira uretse amazi? Amazi ni ubuzima. Amazi ni ubuzima. Ababizi neza amazi ni ubuzima. Amazi atugeza ku byiza byinshi. Rero impamvu ngo haya nakwakirije amazi, turi ku mazi, niyo mpamvu nakwakirije amazi. Murakoze cyane. Ariko ngewe nshobora n'umutobe. Nabonye ahangaha hanyura ahantu henshi hari urutoki n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari imisozi myiza, ni ukuri nayibonye. hari views nziza. Hari amahoteli meza nabibonye. Ariko by'umwihariko reka tutaratangira ikiganiro cyacu, tumaze iminsi tuvuga yego ku kiganiro kivuga cyangwa se gitaka cyangwa gitabaza kivuga ijwi ry'iki? Ry'umukristo. Rero ikiganiro cya kabiri, episode ya kabiri. Uyu munsi irabivuga ngo iki rero? Irabivuga ku rukundo.
nayo ivuga ku rukundo. yego Reka tubanze rero tubiragize Imana kubera ko ibintu by'abakristo ntabwo bashobora kubitwara babisunika bo ubwabo, ahubwo bagomba kubihereza nyir'ubwite, akaba ari ugira uko agira gute uko abitwara nyirabyo. Paul yaravuze ngo umva aka kantu, Paul yaravuze ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, iyaba turi abacu tuba twiyoboye, yego tuba twitegetse, twakoze dushaka, tuba twikoreye plan that for now, kuko tutari abacu ngo twigenge, kuko tutari abacu anyway, kuko tutari abacu ngo twigenge, ntabwo kwigenga kuriho, ahubwo umugenga wa byose arahari. Yego. Kandi rero mu Kinyarwanda baravuga ngo ntawe ucurisha agati kandi inyundo zigize gute zihari. Urakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Yes. Reka rero twakire isengesho dutangire dushima Imana idushoboje kuri uyu mwanya, cyane ko ariho twakiriye aha mu karere ka Rubavu. Mureke twegera Imana aho twicayeho turi twose, mutureba mudukurikira, reka dusenye Imana. Mana mu izina rya Yesu, asante Baba, turagushimiye abw'icyubahiro muri aka kanya k'umunezero, muri aka kanya ko kubana nawe. Iki ni ikiganiro cya kabiri kivuga ijuru ry'umukristo hagati y'umukristo na pasiteri. Ndagushimiye ko uhabwa icyubahiro, utangirana natwe zo gusuzanya natwe, kandi umuntu wese ukuri iki kiganiro umuhereza umugisha mu buryo bw'umubiri no mu mwuka, kandi agakiza k'Imana gasanga abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abumva ikinyarwanda bose aho bari mu gihugu no hanze y'igihugu cyacu, muri Afurika no mu Burayi n'ahandi hose, babashe guhabwa umugisha nawe, kuko twasenze twambaje ngo tuyobore twambika imbaraga mu byo tugiye kuvuga cyose, tuyobore nk'Imana mu izina ry'Ikisirakoze. Amen. Yes, of course. Muraho shuti bavandimwe, ndabakunda cyane. Twagarutse ni cya kiganiro cyitwa Imbaka, ijwi ry'umukristo hagati ya profete, pasiteri na profete. Niki iwanyu, niki dukorerwa cyangwa niki twakoreye mu murimo w'Imana. Murimo w'Imana mbese niki kitumariye uretse agakiza k'Imana? Ese abapasiteri banone batumariye iki, cyangwa abakristo banone bamariye iki abapasiteri? Ni ikiganiro hagati ya SK Pastor na profete cyangwa evangeliste Isaac Rukundo. Murakaza neza, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze pastor. Murakoze cyane. Yes. Nyakubahwa profete Isaac, kuva i Rubavu uyu munsi twabasanze iwanyu rwose ku mazi. Nukuri nabonye mwakira n'abantu neza, wahoze mpagafi. Umbwira ati buriya hari igihe abantu bajya biyenza abandi bagatongana. Yego. Ati mu cyimbo cyuko abandi bahereza abandi ba nyina, ariko hari Rubavu mwe mutanga gafi. Nago doreza abantu ba nyina tubahereza ifi. Nukuri kugira ngo mubyiza by'Imana yaturemeye kugira ngo tubigenze. Numvishe iryoshye rero. Ariko yari iryoshye. Ariko sha ni mu gihe musa neza sha, musa neza rwose. Tuba twariye. Tuba twariye. Mubwiriza yaravuze ngo igihe n'igihe cyacyo. Birashoboka ko iki gihe cyari cyo kurya cyagenze neza, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Yego Yesu. Ndabasuhuje romwe mudukurikira umunsi ku munsi. Yego. Yaba bari hano mu karere ka Rubavu, yaba bari mu ntara y'Uburengerazuba cyangwa se mu majyaruguru. Ndabizi dufite abakunzi benshi cyane hariya mu majyaruguru. Hara mu mujyi wa Kigali ni mu cyicaro birumvikana. Ni wacu. Mu majyepfo nukuri turabasuhuje cyane. Ariko witonde. Ariko Burasirazuba ntago haza. Tuhafite abantu nabo batari bake. Ndetse amajyaruguru ntago ari wanyu harya. Hariya mbese niho ku Gikondo, uzi ku Gikondo? Gakondo. Ku Gikondo. Ku Gikondo. Igikondo ni igiti kiba gifite igishami kireba hirya no hino, noneho kikaba gishobora kwakira imbaraga zose zivuye hejuru ngo zigitangire zitaza kwangirika mu kugera hasi. Baraha hirya mu Bujumbura, yaba bari muri Tanzania, yaba bari za Uganda, ndetse n'ahandi hose. Mwumva amahoro, turabasuhuje, turabishimiye, tunezerewe kubana namwe cyane. Turabyishimiye cyane. Mane bampera umugisha by'umwihariko. Yego. Kandi umwuka w'Imana atindane namwe. Amena. Aha hantu rero twahishimiye, ariko dufite ikiganiro tugiye kugarukaho kivuga ngo urukundo. Ijambo rukundo. None ko witwa Rukundo, ukaba ufashe sije tugiye kuvugaho yitwa urukundo. Yego. How meaning to urukundo? Bishatse kuvuga iki? Urukundo. Bishatse gusobanura iki? Umuntu wese unyumva
mwumve ikinyarwanda. Impamvu iki kiganiro cyane tushaka kucyita urukundo cyangwa tuvuga ku rukundo, ubutaha tuvuga turi ku kiganiro mpaka kivuga hagati y'umukristo n'umupasiteri. Ese umushumba amariye iki umukristo? Ese umukristo wa amariye iki itorero? Ese itorero ryo rimariye iki uwa mukristo? Turabizi ko twese turi abana b'Imana cyangwa tuzajya mu bwami bw'ijuru, nicyo twavugagaho ubutaha, ariko twaravuze ngo byari ngombwa ko nyuma y'uko tutaragera mu ijuru idini turimo cyangwa tubarizwamo. Ndaguha urugero, iyo uri mu gihugu cy'u Rwanda witwa umunyarwanda, baguha ibyangombwa biranga ko uri umunyarwanda, yego, binavuze ko umuyobozi wese wo mu gihugu cy'u Rwanda akurikirana ubuzima bw'umunyarwanda. Ese niba dukijwe mu itorero runaka tukaba umukristo uri aho ngaho, bakadusaba kuzuza ibisabwa ngo tube umukristo muri iryo torero, adeni iyo tumaze kuba umukristo muri iryo torero, niki pasiteri abashinzwe kuba umukristo? Twasomye ijambo riri mu Byahishwe 2 rivuga ngo mfite icyo ngugaya, nuko waretse urukundo rwawe ngo urwa mbere. Niryo jambo twagendeyeho tuvuga ku miterere yo mu pasiteri n'umukristo, icyo bakamaniranye mu bundi buzima busanzwe, icyo pasiteri akamariye umukristo, icyo umukristo yakamariye itorero, cyangwa niwe ufite izo nshingano z'itorero yakamariye umukristo. Impamvu uyu munsi rero nshaka ko tuganira ku rukundo, nuko ibyo byose nta rukundo rubirimo ntacyo byaba bimaze. Niyo mpamvu turi bugaruke uyu munsi ku kiganiro cyitwa urukundo. Ese abakristo babanye bate? Babanye bate n'abashumba babo? Ese abashumba bo bakunda abakristo babo gute? Ese abakristo bakunda abashumba babo bate? Ese mu mwuka w'itorero urukundo uruhagaze gute, Pasiteri Ezekiel? Murakoze cyane. Yego. Buriya iyo tuvuga, yego, niyo twizera, dushingira ku byanditswe ariyo Bibiliya, yego, kandi irimo amagambo yahumetswe n'Imana. Yego. Akakantu urakumvira. Nanjye ndabyemera cyane. Yesu hari amagambo yavuze akomeye cyane. Aravuga ngo nkunda bankunda, abanshakana umwe, kandi abashakana umwe bazambona. Abo bazambona. Bazamubona. None urabajije ati ni gute muri iyi minsi ya none, ni gute iki gihe abakristo abashumba babanye gute, bakorana gute n'abakristo babo? Ese abakristo bo bakorana bate n'abapasiteri babo? Naho ikiganiro cya none kigiye gushingira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Igihe turimo rero ni igihe cy'imperuka. Yego. Ko uyu munsi umukristo ntabwo acyubaha pasiteri, ahubwo agira ngo ni mugenzi we. Ako gasuzuguro kamaze gukura, kabyara amacakubiri hagati hehe y'umukristo na pasiteri. Turabigara ko cyane. Yego, nicyo cyatwicaje hano. Rero ngira ngo aho hantu niho haje kuboneka itandukaniro, kubera ko pasiteri niba atabona agaciro ke nka pasiteri, mu mavuta ye n'icyo azahanura, mu mavuta ye n'iki azabwiriza, yego, mu mavuta ye n'izihe nama azatanga, yego, zagira agaciro kuri uwo muntu. Ubundi urabona abakristo ba kera, impamvu baronkaga imigisha, hari ikintu bakoraga. Baravugaga ati urana umukozi w'Imana, ni umuntu watumwe n'Imana, yego, ni umuntu uriho ubwiza bw'Imana, yego, bakumva ijambo ababwiye anyway, ndetse bakanaryishimira mu bihe bidasanzwe. Rero ni ibintu bifite iki, ni ibintu bifite aho byavuye naho bigeze uyu munsi. Ndashaka kugira ngo nkumenyeshe aya magambo Yesu yavuze. Arangije aravuga ngo birakwiriye, yego, kandi biratunganye ko umwigishwa n'uwigisha bagabana bakanganya, kandi bakanganya. Nanjye ndakubaza ngo mbese mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa Kristo cyangwa mu buryo bw'umubiri? Mu buryo bwose. Mu buryo bwose. Kuko yes, kuko iyo ijambo rimanutse, pasiteri abwiriza nawe yibwiriza. Iyo ubuhanuzi bumanutse bumanukira bose, kandi niyo hari umugisha uje uzira bose. None itandukaniro ryabaye aho ngaho. Niba pasiteri yabyaye abana babuze amashuri, yego, kandi avuga ubutumwa mu gitondo na nimugoroba, yego, pasitoro
arapangisha, abakristo barubatse baba mu zabo, ndabyumva ndanabyemera, ariko niki kimutera kujya mu mwuka buri munsi? Hagati aho ni ukwiyemeza, cyangwa ni ukwemera ko yahamagawe n'iki, n'Imana. Ariko none ko abo yigisha bakwiriye kugabana bakanganya, urumva kesa ahihari. Nge narakubwiye nzajya mvugire nde abapaseri, abashumba bose muri rusange, mvugira abakristo. None kuki abakristo badashaka guhindura ubuzima bw'abapaseri mu buryo bw'umubiri ngo nabo babahindure mu buryo bw'umwuka? Aho niho kesi ibiri erega. Reka tujye kuri aka kantu. Hari umwana umwe ndi buvugeho cyane amuvuga nk'umuntu mukuru, kuko yabaye mukuru, yitwa Samweli. Igitabo cya Samweli barabizi, imivukire ya Samweli naho byaturutse byose barabizi. Ibyo ni ibintu turi kubwira aba bantu babizi neza. Ngo uyu mwana, ngo mama wiwe cyangwa nyina umubyara, ngo aravuga ngo numba umwana, mama witwaga Ana, nzamugutura gukorere. Ijambo gutura uzi icyo ari cyo? Nga pasiteri urabizi nyine, ni ugutura ikintu ukagitorera iki, Imana, kandi udasubiza aya mana. Yego. None ibibazo bihaba tukira, yego, umukristo akugurira ipantaro ati none abyimbye muri ya pantaro, mu gitondo yabona yenda hari undi mwana ikoresheje guhe n'agatelefone, ati dore ni telefone namuguriye. Aho ni ikibazo. Make ibyo baguhaye harimo ababikurikiza amaso, kandi babiguha bakabyishyuza Imana, kuko wowe nta bwishyu ubundi ufite, babiguhaye babona ko ubikennye. Yego. None babiguhaye bamaze kubiguha batangiye no kubigucyurira. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'iburyo ni kujya gutanga, ukuboko kw'ibumoso ni kuzabimenya. Iyo umukristo kuki babimenyesha no pasiteri katubigendane, iyo umukristo atanze ariko ku ruhande, ibyo birashaka kuvuga nutanga ikintu mu nzu y'Imana ntihakagire undi muntu umenya icyo wagize watanze. Iyo umukristo yatanze ikintu runaka ku ruhande akakibwira undi mugabo cyangwa akibwira undi mugenzi we, ntago kiba cyitwa gutanga ibintu uvuye ku mutima. Niyo mpamvu turagakuja mu gitwa urukundo. Umurimo wose utakoranye urukundo, umurimo wose utakoranye kwiyemeza, ukamenya ko icyo ukoze ari ugifitiye akamaro n'Imana, ngo data wa twese ureba ibyihishe, niwe wenyine uzamenya icyo wagize, icyo watanze. Iyo hajemo abandi bantu, ikintu watanze ndakubwiza ukuri nta mugisha kiba cyambaye, wagikoze nk'uko kwihimbaza byonyine. Murakoze cyane. Ni ukuvuga abakristo bari kutwumva bumva inshingano bataye yo kugira ibanga, barangiza bakamena ibanga. Hari ikintu kigeze kimbabaza mu minsi yashize. Yego, ndakumva cyane. Twigeze tujya gusengera umuntu, yari afite umugabo. Uwo mugabo Satani yaramufasheho ikibanza, yaramwigaruriye mu yandi magambo. Urakoze cyane. Yego. Umugabo baramuroga, indira byimbimera nk'urushwima. Yego. Ntago muvuga amazina kubera ko nabampindutse, turi kuri kamera, turabigira ibanga. Noneho tuhageze nari kumwe n'umuhanuzi mugenzi wanjye yitwaga Bosco, ndi kumureba, Imana imumugisha hari hose. Ndangije arasenga, amaze gusenga nge nari mu mwuka wo guceceka. Ndangije mbwira Imana ati Imana mpa kuba maso muri uyu mwanya, kingura ikirere muri aya masaha, kingura connection yawe, nyemerera ubigisubizo muri uru rugo tugezemo. Bafite ibibazo, wihesha icyubahiro, nyemerera ubigisubizo. Iryo ryesengesho mwanya tuhageze. Hallelujah. Make mu mwanya yashimaga Imana kwihatugejeje, ariko nge nari ndimo kurizwa nuko Imana yakwigaragaza muri icyo nzu. Nge narizwaga n'ibihari. Ndangije mbwira uwo mubyeyi ngo bwira umugabo wawe aze hano. Ava mu cyumba yari arimo araza, twewe twari muri saro. Urumva kwari ukumurandata, inda y'iburayi ifite uburemere bukomeye, urumva nyirayo ntago ashobora kugenda, kwabaye kumurandata. Yego. Bosco nawe ajyayo kumufasha. Yego. Baramuzana. Yego. Bahamugejeje, mbona abadayimoni benshi cyane bamugose bamuzengurutse. Urumva yari ameze nk'umuntu uri hagati y'ubuzima n'urupfu. Yego. Ndangije mpita ninjira mu mwuka ku kanya. Mbwira abadayimoni ngo mutandukane n'ubuzima bwe.
Yego. mbwira uburwayi ngo mutandukane n'ubuzima bwe. mbwira ibibazo bitandukane n'ubuzima bwe. ako kanya mbona Imana yohereje intervention rapide. Haleluya. tubona ubutabazi bwihuse muri ako kanya. Amen. mbona umugabo akimara kumva ayo magambo araryohewe kuko yarazanywe n'imbaraga z'Imana. Amen. ako kanya atangira kumva ihumure. Yego. Ndabyumva cyane. iradohoka atangira kubwira sheri wati ndumva nshaka kwihagarika. Yes. bamujyana kuri po. Yego. umugabo kwa kwicaraho no guhaguruka yaje noneho ameze nk'uwo bayikebyeho, wagira ngo baramuviduye. aha ni ukuvuga ngo yaritumye arihagarika. ni ibintu bibiri yakoreye igihe kimwe. Yego, ndabyumva. noneho muri icyo gikorwa mbwira madamu wati mwimuhereze ibiryo direct, ahubwo nimushyushye amazi muyazane turayasengera. Yego. ndababwira muzane n'indimu barayizana tuyishyiramo. Yego. mumuhereze asome, arasoma. Yego. biragenda bikoropa noneho mu nda ye neza. Amen. bamuha ibyo kurya na bugingo n'ubu yarakize. ikintu cyambabaje rero ntazibagirwa. icyo kintu cyo dushaka kumenya byagiye bati. ikintu cyambabaje kurusha ibindi, uwo mugenzi wanjye yaravuze ati ndumva nshonje tese nta kintu cyaramira umutima wanjye. aho ngaho hari harimo icyayi barakizana. ndamubwira ngewe ntago njyanywa amata, icyayi cy'amata ntago njyanywa. Yego. kandi nta nubwo nshaka kunywa kubera umwanya ndimo, kuko uri mu gihe cyo gusenga. Amen. kubera ko uyu mwanya ndimo urugamba uhanganye narwo rukomeye kurusha ibyo kurya. ndamubwira soma nta kibazo. ati se none ko ntacyo gufatisha gihari, sinzi uko biyarangije mbona habonetse n'umugati. nuko aranywa ararya turagenda. Mungu arambwira ati bate narempaguye kabisa. ndamubwira nujya urajya gusura abantu uzi ko hari akazi ko gusenga. gusenga icyo bimaze. Yego. ujye uza witwaje amasengesho, ntujye uza witwaje, ntuzajye uza witwaje inzara. ibyo kurya ni iby'umubiri ariko ijambo ry'Imana ni iry'umwuka. murakoze. tukiri muri ayo magambo ndacyavuga ku kintu cyambabaje. Yego. twewe twatashye twageze mu rugo buri wese yagiye mu zindi nshingano. Yego. twagiye kumva telefone iduhamagara nk'uko wahamagara mu nshuti wawe ati wiriwe ute se bugorobye gute. arambwira ati mana ariko namwe mufite akageso kameze gute se. ati wari uzi ko nageze kwa runaka bakambwira ngo icyayi cyari gihari, ngo Profete Ezekiyeli na Bosco ngo nibo bagiye bakimaze. ndabagase ku ruhande rw'abakristo muranyumva neza. manzu nkurikirane sindasoza. umva ibibazo nibajije. navuze iki cyayi ko ntagisomyeho. ngarutse mu cyayi gute. ugarutse mu cyayi ute utasomyeho utanyweye. ndeba mugenzi wanjye Jean Bosco wasomyeho, nawe nsanga inyiturano atari uko bakora publicité, atari uko yasenze, ahubwo icyayi kibaye ikibazo kurusha ko mwasenze. none ko n'abataje gutanga ubufasha banywa barya, eske nabyo bashyira ku bitangazamakuru? Oya. nabyo bafata telefone bagahamagara? Oya. nabyo bashobora kubikorera publicité cyangwa indi public yari yose? Oya rwose. nambije ndavuga mana umbabarire kandi ubabarire n'aba bantu, kubera ko iyi nkuru ntiyashimisha imitima y'ababyumva kuko uko nta kuri kuyirimo. rero umuvandimwe Isaac, tujye tuvuga ibyadushimishije ariko ntidusige n'ibyatubabaje. urumva isomo nahise mbonamo, naravuze mana wakoze ko kiriya cyayi ntakinyoyeho, ariko n'ahandi nzagera naho naba mfite inzara nzihangana ngire gute nyipfane cyangwa nyigumane.
none koko icyo si cyo gisubizo. Bibiri irambwira ngo reka mbwire, Bibiri irambwira ngo aho muzagira bakabakira muzabifuriza amahoro, aho muzagira ntibabakire muzakungumura umukungugu mu birenge byanyu by'ingweto mwambaye. Mu yandi magambo reka mvuga abantu ngurikiye, harimo abapolitisiye, harimo abaganga, abasiyansi, harimo abantu basanzwe rurije n'abandi bose bagiye batandukanye. Iyo mwateguye inama runaka yego yiga ku kibazo runaka, iyo batanga imyanzuro mu banyamakuru batanga imyanzuro ibyavuzwe, ntabwo batanga imyanzuro ibyariwe. Batanga imyanzuro ibyariwe. Noneho impamvu mvuga ngo aba bantu hari abana bari bato mu gakiza babakiye, kuko ubundi si iyo muhagera mutarasenga ntabwo baba bagombye kubakira. Ndagaruka ikibazo sipose kwa nk'icyayi, kuko umuntu wese ugusuye iwawe itegeko mu muco nyarwanda, tugaruka mu muco nyarwanda umwemerera kumwakira. Niba uyu munsi uwo mukristo ahari azanyumve neza, iki kiganiro azakibone, Imana izamfasha kibone ahantu aho ari, ntamubwira ngo asubire ku gice, ndetse niba ngo banakubatizwe, ntabwo ibyo bintu ari byo. Niba wakiriye abantu bifate nk'umuco nyarwanda. Niba umuntu aje iwawe, iyo ugiye kwa muganga sutanga ngahe, urivuza utanga mituweli bakakuvura. Niba umunsi abantu bagusengeye umuntu bakagusaba icyayi kuko bavunitse, gusenga biravuna, icyayi kibahereza mu gitondo umuntu yaza kugusura, cyangwa mu kandi kanya mu masaha runaka ngo kanaka avuye hano, uri umukristo w'igice, ntabwo urakamenya n'Imana. Iravuga ngo nugira urukundo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mu yandi magambo, iyo ukunda umuntu ntabwo umwifuriza ikibi. Turabisoma mu gitabo cy'ibyanditse byera. Uyu munsi rero uwo muntu icyo navuga cyo akeneye kongera kwigishwa, kuko ntabwo ari umukristo, ndabihamya. Nta mukristo utanga ngo nirangiza asozeho amagambo y'ibyo yatanze profete mushuti wanjye. Murakoze cyane, Imana ibampera umugisha. Hari ikindi numva nanone nanenga ku bakozi b'Imana bagenzi banjye, yego, surtout abahanuzi cyangwa se abapasitori. Ugiranye ikibazo na mugenzi wawe mu cyimbo cyo kumushaka ngo mwiyunge, muganire, mujye inama, murebe ibyo mwakosora, ahubwo agahita afata ikibari akajya ku gitangazamakuru. Runaka sinzi ibiki uzapfa, nzaguha nyoko, nzagira gute, ntiwamara kabiri ndakuvumye. Iki kintu ese nacyo mfashe umwanya wo kukinengaho. ese profete karame ese pasiteri wanjye, umuco nyarwanda wose iyo umwana avutse ikintu bamwigisha ni imibanire hagati y'abandi, hagati ye n'abandi bantu. Imibanire myiza hagati. Mu muco nyarwanda tugira imvugo nyandagazi n'imvugo iboneye. Ni gute noneho dufite umuntu w'umupasiteri, tukagira umuntu profete w'umuvugabutumwa cyangwa w'umuhanuzi wirirwa kuri social media utukana cyangwa uri kuvuga ibitutsi nyandagazi? Ese n'iyi torero ritakwigisha umuco, iwanyu ntabwo wavutse ngo bakwigishe umuco wa kavukire? Ni ikibazo. Niba iwanyu barakwigisha umuco wa kavukire, se itorero ryo ryakumariye iki? Ubundi umupasiteri wa mbere akwiye kwihangana, kandi pasiteri nta ruhande abongamiraho. Hari ingeso iri mu bapasiteri, nge ndimo ndavuga, bareba badotinga ahantu hari ubushobozi bw'amafaranga n'imibereho mu itorero ryabo. Uyu mupasiteri cyangwa abapasiteri bagashobora kuba bakonekitana n'abantu batunze, ariko abadatunze ntibakomekaneka nabo, kandi bari mu itorero bagize ute bayoboye. Kubera iki? Iyo ndwara yaje ryari? Ese niki gitera? Umushumba niki? Nuragira indama zose, haba ibyibushye, haba inanutse, haba yabyaye, haba ingumba, akaziragira atitaye ngiye mfite umusaruro cyangwa nifitiye umusaruro. Iyo uzanyemo amarangamutima mu bintu byerekanye no kuyobora abakristo, ukagira abantu ukunda nabo udakunda, uracyari umushumba? Oya. Hanyuma se itorero rya none cyangwa ndavuga amadini ya none ni iyihe ndwara barwaye? Abantu ngiye kubya kuri kamera barabizi. Gute umuntu umwe mu itorero rimwe akajya kubwiriza mu rindi, agasanga iwabo cyangwa mu itorero ryabo bamukoreye inama imuhagarika kuko yagiye kubwiriza mu rindi torero? Yesu iravuze ngo simbatumye mwenyine, mugende mwamamaza ubutumwa bw'Imana.
mu misozi itandukanye mubabwire iby'ijambo ry'Imana abemera muzababatize. Ese niba amadini y'umusa none mu Rwanda twagize ikibazo gikomeye, tugira ikibazo cy'amacakubiri, ndakivuze mbabaye n'umuntu wese azacyumva iki kiganiro nashaka zaze tuvivugane. Amacakubiri mu Rwanda yasize ibintu bikomeye bibi. None uyu munsi itorero ryagafatiye hamwe ngo rihuze ryubaka ubumwe bw'abakristo, ugasanga itorero rimwe ririmo riradutinga ku rindi. Ese kuki imihuriza imyizere ni imwe? Ese ko muvuga ngo dukorera Imana imwe, imirimo yacu mu y'amatorero yacu akaba bihakana? Imana dukorera ni iyihe? Imana ni urukundo. Niba uzi ko ukorera Imana ariko ukaba udafite urukundo, ntabwo urakamenya Imana. Subirayo bakwigisha Imana uko imeze. Imana ni urukundo. Niba uyu munsi ureba mwene so kuko asengera muri indi torero ukamubonamo ngaho atazi ibyarimo, ese ikikubwira ko uri umunyamasengesho nyakuri ni ikihe? Ese ibi bintu bigenda bati? Igituma mudahuza ni ikihe? Uyu munsi turi kuvuga ku ijambo ryitwa urukundo. Niba utorewe kuba umushumba w'itorero, bagutoye kuko bakwizeye, kunda abusanze, kunda abo ugiye kuyobora. Ndabizi kuyobora abantu biragoranye, ariko bigusaba kwihangana no kugira urukundo rukomeye. Uyu munsi wa none bashumba beza, bapasiteri beza, mugira ibintu muhindura. Ndimuvuga ngo abakristo babananiye, namwe ubwanyu mwananiye abakristo. Uyu munsi wa none ndimo ndagenda mvuga ikuri kuzuye, nzazira cyangwa nzagendana n'ukuri, nta nicyo muzandwara. Muri kwita kuri dokitirime z'itorero mugasiga amategeko ya Kristo, muri kwita ku iterambere ryanyu n'amatorero yanyu mugasiga ku iterambere ry'umukristo. Iterambere rya mbere ry'umukristo ni rihe? Nuko akura mu gakiza, nuko akura mu buryo bw'umwuka. N'iryo juru mumubwira akamenya kuryikorera, kuko namwe urubanza, indebe y'urubanza twese zatunyura imbere. Ntawe utazanyura imbere y'indebe y'urubanza. Nudatoza umukristo kujya imbere y'indebe y'urubanza ko nawe uzahaboneka unyoboye nk'umushumba, ariko igihe cy'urubanza twese tuzaca imbere y'indebe y'iki y'urubanza. Ese gusenga byahindutse ikibazo mu banyamasengesho gute? Amwe mu matorero dufite hano mu Rwanda adaha agaciro abakristo ngo nuko badashoboye gutora amatorero bagize ute babasaba. Rero reka nze nkufashe wa mugabo we, sibyo? Yego. Uretse buriya ADPR yananiranye hano mu Rwanda, yagize gutya ngo umukristo natanga icyacu bamuhe gitansi, natanga amaturo bamwandike mu gitabo, kandi iriya nda nayo yaratobotse. Ubu ngubu ADPR ndatekereza iri kugaruka mu murongo mwiza. Yego. Ubwo rero ntahandi hano ibi bintu byabaye pe, kubera ko biravuga ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso ni kugire gute, ni kubimenya. None nibashyira mu ikaramu utabizi ninde nyine. Rero ngira ngo aho ngaho niyo hajemo akantu gasa na ka kidobya. Kabiri, abantu bakumva amateka y'igitabo kimwe, bakumva ko Bibiliya yose bayizi, bikabafasha kumenyera ijambo ry'Imana. Agapapuro kamuze muri Bibiliya kagutuma umenyera Bibiliya. Aho ngaho niho kese yagiye iboneka muvandimwe. Ntekereza ko ibindi abantu turanyotewe, dufite inyota, dufite inzara, kandi koko abafite iyo nzara by'ukuri n'uwo muhate by'ukuri muri bo bazabona Imana. Ijambo ryarambwiye ngo ariko mubanze mushaka ubwami bw'Imana ibindi no gukiranuka kwayo. None mu cyimbo cyo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka nujya mu nyongera, urumva urahera mu nyongera. Ariko niba wamanje gushaka ubwami ukanakiranuka, yego, deja bivuze ngo rikira. Bivuze ngo gukiranuka kuri inyuma y'ubutunzi. Uko nukuri. Gukiranuka kuri inyuma y'ubutunzi, kuko gukiranuka kuje imbere y'ubutunzi, ubutunzi twabubona. Ukennye kiranuka, ukize kiranuka, uri umunyacyubahiro kiranuka, utari umunyacyubahiro kiranuka, ufite imodoka kiranuka, utubatse kiranuka, wubatse kiranuka, ushatse kiranuka, udashatse temu zose kiranuka. Kuko nta kindi Imana igushakaho. Ariko reka nze nkubwire, hari ikindi nabonye. Ukuri murakuzi rega. Reka nze nkubwire n'ikindi. Ukuri murakuzi. Waruzi ko buriya hari abakristo bigize basabwenge nabo. Yego.
akicara agategura ibintu akajya gupapira. Ageze ku muntu nk'umushumba ndabigarukaho mu cyimbo cyo kumubwiza ukuri agatangira ngo burya mushumba ngo urabona, agatangira uburyarya. Ubwo n'uburyarya arimo arabeshya. Ubwo n'uburyarya. None ubu najya kumuhesha umugisha nk'umushumba koko abonye umugisha ahawe n'umushumba cyangwa ahubwo abonye umuvumo? Reka ngubwire pasa. Ibiri yavuga ngo ndimuyobe Imana ndinagurizwa izuba. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nubeshya umushumba wawe nawe uzabeshywa. Uzabubeshye niyamutumye ahubwo. Kuko ntabwo ubeshya umushumba. Petero yabwiye Ananiya yari umugore, Safira ni wari umugore. Safira ni wari umugore. Abwira Safira. Yes, abwira Safira ntago ari njye ubeshye. Ubeshya Imana ishobora byose. Aka kanya birarangira. Abakristo nabo ndabazi. Ariko nanone twizinge sombi twebwe bakristo 80% tuyitewe n'abashumba batuyobora. Ariko abashumba niba gute umukristo twagiye gute umukristo uyoboye arwara akenda no gupfa, wagira Imana akagaruka mu nzu y'Imana, yashima Imana ukamubwira ngo mbese warwaye ryari. Ariko umukiri uyoboye mu rusengero buri ku cyumweru musoje iteraniro umenya amakuru ye, iyo asibiye kabiri mu iteraniro ubaza ngo kana kagize ute yagiye he. Ariko wamukene niyo yamara n'umwaka ntago baza ngo yagiye he. Ubwo bushumba nubuhe? Urakoze cyane. Yego, abashumba bose wibakubira mu gatebo kamwe. Ndi kuvuga rusange nta nuwo ndondoye, nyine uri kuvuga muri rusange. Ariko niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo wifata abashumba bose ubakubire mu gafuka kamwe mwawuzirike, nuko ugenda ukanaganitse gutya ati abashumba bose bakunda abakire bayoboye ntibakunda abakene. Ibyo bintu ngo agatekerezo oya pe. Rega Bibiri ivuga ngo ikambwira abana kuri kamera ko nyuma. Ibi bintu ntago ari ibyo. Baravuga ngo umukobwa mubi atukisha bose. Urakoze cyane. Wireba umuntu umwe nurangiza mushyire mu gafuka. Namwe mudukurikiye murabizi ibyo tuvuga. Bibiri iravuga ngo muzamenye ukuri, sibyo? Kandi niko kuzagira ute kuzaba batero. Bivuze ngo tuzi kuri kw'ibintu byose. Niyo Ezekiya Prophet Pastor yabishyigikira namwe ubwanyu mwicaye muzi ukuri. Cyakoze ntago mbakanye, hari abashumba bazi Imana bafite n'uwo muco tuvuga hano. Niyo mu iki kintu bagishyizeho dushyira nomero, umuntu ushaka gutera comment no kuza mu kiganiro akagikoraho comment ari live twamuhaye ikaze. Ariko kugira ngo dukosore cyangwa dukosore ukiri aho ngaho. Yes, yego. Hari n'abashumba b'imigunzu. Hari n'abashumba b'imigunzu. Ariko abo bashumba hari n'ahandi nabagarukiramwe. Reka nkuhereze urugero. Ariko reka maze reka hano mpavuga. Regionali wawe aguhaye umudugudu. Cyaguhaye paruwasi runaka. Arangije aguhaye na target. Kiramo budget. Urakoze. Y'ukwezi. None mbabarire natareba kuri babakire. Ni isoko. Ni isoko basaruramo. Kirebeho ariyo mpamvu ashobora kuyobora abantu bakazabona Imana, mushumba akagira gute agasigara akarimbuka. Iyo bije ukora ni kimina. Si wayikora. Ni kimina se. Nabayimukoreye ahubwo. Kuki wese yijyamo? Target ni yihe? Nutageza ku bihumbi 100, nutageza kuri miliyoni. Ni isoko saruramo. Niyo mpamvu Kagame arakomeza kuzifunga. Perezida arazifunga. Izi ngizi zo zikwiriye gufungwa. Perezida arazifunga. Kuko hanga mise mpagaruka. Reka nza nkubwire. Vigipura yize. Aho mise mpagaruka. Vigipura yize. Aha mise mpagaruka urambwiye ni gute umushumba yita ku bantu bifite bafite nuko babayeho bwabo. Niyite kuri ba bantu bari boroheje nabo bakeneye kumva ihumure, bakeneye kubona Imana, bakeneye kumva ibibahumuriza n'ibibafasha, bakeneye abantu baba hafi, bahungira mu itorerwa ngo babaye n'abantu baba hafi. Nk'umuntu uvugira abashumba wa mugabo target iri hariya muri biro tekinike. Izo biro z'Imana igiye kugeramo. Mbabarire pe. Izo biro nizigiye gukoraho. Izo bije tekinike iri hara muri biro tekinike. Mukura mu bandi nta gishoro mwabahaye. Mutazi n'ubuzima babayeho. Baburara ndimubimenye, bakabwirirwa ndimubimenye. Bakambara ubusa nimubimenye. Ariko abantu banyu bamunyuve neza. Mufasha abo bantu bababaye, mufasha abantu hano hanze nta bandi bite ku bandi. Reka nkubwire. VUP perezida bavuze ngo aba bantu bari mu gihugu cyanye bageze mu rwego rwa nyuma rwo gufashwa. Sibyo?
mubashakira akazi koroheje cyangwa mubashakira udufaranga dukeya twabatunga buri kwezi. Noneho warangiza ngo umuntu w'umushumba bwa mafaranga perezida afashije ba bantu b'abakene ukabakaho icya 10. Ukabakaho icya 10. Yego icya 10 ni itegeko. Kuko utwo duke ntibatubonaga. Icya 10 ni itegeko. Bagomba kukizana. None si bije y'itorero kari nyinshi. Batekereje iki ngo bafashe aba bakene batunze mu matorero yabo? Erega nawe wibari ibyo itorero rifite ibintu byinshi naryo rifasha abakristo. Rero wifata kamwe ukagira inzito. Explain. Mungurikire neza. Adusobanurire iby'iryo torero rifasha abo bakristo. Okay, nge ndaguhereza urugero. Mbo yewe dore nirindi cupa riracyahari wa mugabo. Nose hari umutima mubi hoya pe akira niba ari amazi akira ariko nyumve. Iki kiganiro ndashaka abantu bose bacyumve neza. Yego ahubwo nukuvuga ngo rero babantu birigwa bakama bataragiye batavomereye nuzi umukristo wakona abayeho nuza habanze iminsi ariko reka nuzi ikibazo amaranye iminsi reka nkubwire ukuri ko uramubaza icya 10 n'amaturo Izake reka nkubwire ukuri gushoboka kamaranye n'abakristo imyaka umaranye n'abakristo duhe experience ntago nzi ngo baba batuye angahe nanjye ndabizi ko tumaranye nabo imyaka myinshi abo dusengane butaye n'ahandi hose manzo nyumve sinzi ngo batuye angahe yego icyo ni kimwe kabiri imyaka maranye n'abakristo njya nzirikana ko umwaka wa mituweli ugeze nejo bundi pe nejo bundi icyo cyo narakibonye ndetse n'amakuru barayambaye hafi abagera muri 200 hafi abantu bimusanze mwishyuye kuri mituweli mufatanyije na Profete Ezekiel cyangwa Pastor wacu kabiri Imana ibambera umugisha kabiri iki cyo ndakize cyane naga ari ngurumbarirana iriya mirimo ntaga ari nge nyikora gusa nabandi barayikora ahubwo hari nabandi baza kumfasha bakambwira ngo ntukazarwaze abantu musengana mujye mujya gusura abandi ariko weho ntukazarwaza bo mugira gute abo musengana yego kabiri yego umuntu tubona ababaye bishoboka twikoraho mu ntege nkeya zacu yego bitanyuze ku ruhande tukagenda tukamushakira ikibanza yego tugashaka uburyo abona inzu atahamo yego n'ubu ngubu hari inzu mu minsi mikeya ndabashimiye ngiye gushyira ku mugaragaro ndabashimiye rwose amabati yarabonetse kamera irahari ibiti birimo birakusanywa bazakoresha kamera ngewe ntago nzi kubeshyura bizi yego ndabizi cyane ngo yego ni yego hoya ni hoya kubera ko yego nzi neza ko ndi mu isi ndi umugenzi ujya mu ijuru shyiraho umugenzi ujya mu ijuru yego ejo hanjye hazarangira ubuzima bukomeze singe watangije urugendo nta nubwo ruzarusoza sinange nzarusoza utari uzarusoza ariko niyo mpamvu mparanira gukora neza mu gihe nshobojwe urakoze urwo rero ni urugero ngo rwiza nk'umukristo w'umushumba ariko abandi bibananiza iki ndabizi ko hari n'abandi bumva bakurura bishyira bakama izo bataragiye banywa izo batavomereye ndabizi ariko namwe mwiyumve mwikosa burya umukristo singuma ko tumwibutsa kuzana ituro burya umukristo hari icyo yibutse kavuga ati runaka yitanze ku bwanyu yego runaka hari icyo yakoze ku bwanyu yego vraiment donc si ngombwa ngo ujye kumwibutsa nawe abifite nk'inshingano hehe muri we rero iyo umuntu ateguye gushima ntabwo abyibutswa n'umushumba iyo umuntu ateguye kujya gutura igitambo cy'ishimwe si ngombwa kujya kuvugana n'aba Profete n'abandi ahubwo ni ikintu yateguye muri we anything igihe kirageze yakoreye bije cyageze agatera iyo ntambwe akagira gute agatambukana umunezero agiye gusohoza iki ryasezerano rero bashumba bagenzi banjye njya mbavuganira muri byinshi ariko kuri iyi ngingo ndayamanitse ibyatsi ni icyatsi cyangwa ni ubururu oya wemera ko ari ibyatsi wemera ko ari icyatsi ntabwo mbyemera ko ari icyatsi kubera ko hari ibyatsi bibisi bisa icyatsi hari n'ibyatsi byamaze kuma bitakiri icyatsi ariko byitwa iki ibyatsi ariko uzi ko ari ibyatsi yego uzi ko ari ibyatsi rero byumvikana ko sorute y'ibyatsi atari icyatsi ariko uzi ko ari ibyatsi yego
uragisipurerinze utandukanyamo amabara y'ibyatsi, ariko ijambo rimwe ririmo ni iki? Ni ibyatsi. Ni icyatsi byitwa ibyatsi. Ibi nitujya mu kiganiro mpaka, dufite abantu benshi nabo bazabijyaho impaka. Mwese muzi ukuri kw'amadini yanyu. Nimvuga amadini munyihanganire, kuko itorero ni rya Kristo. Yego? Uyu munsi ndi kumwe na Pastor Ezekiel. Njyewe ndi umuntu usanzwe umuvuga butumwa, ariko ureberera ngo abarebe ibyo murimo, ngasanga ibyari ivuga butumwa rya Kristo by'ubutumwa bwiza ntago ariko bikemeze. Kubera iki? Twabivuzeho mbere, hajemo bije z'amatorero. Uyu munsi dufite ikibazo mu Rwanda, n'abanyamahanga barakizi, uretse no mu Rwanda gusa. Amatorero menshi cyangwa amadini menshi barayafunze kuko yadafite ibisabwa byuzuye. Ariko dusuye mu nzu zimwe z'abashumba twasanga zifite ibigize ute? Ibyuzuye. Gute umushumba ushumba indama adaharanira ibyuzuye ahantu abanyamasengesho cyangwa abitorero basengera, arikiwe agaharanira kuba ahantu heza? Ariko uyu munsi ahantu asengesha n'ahasarura ayo maturo n'ibindi bijyanye nabyo, ariko akaba atabyitayeho. Ndeka ngubwire Prophet, twagiye ntago nzi uyu munsi abantu bumva iki kiganiro uko biri bugende. Abakristo buri ku cyumweru baratura, batura icya 10 n'amatura asanzwe. Ibyo birembe muri Bibiliya. Nyemere Izake hari ikintu ntajya numvikanaho nawe, hari ikintu najya numvikanaho nawe ntazumvikanaho nawe. Kumva ko ubuzima bw'abashumba bwose ari amaturo y'abakristo. Burya iyo ujya guhinga ujya wibuka ko nawe afite amaboko abiri. Kabiri. Iyo ujya gucuruza ujye wibuka ko nawe uwo muhamagara ashobora kubugira. Niba umushumba afite ubushobozi bwo kukwigisha akaguhindura mu myumvire, akaguhindura mu mitekerereze, ugamuhindukirira ku nyigisho yaguhaye, kubwira umuntu ati haha iki gicuruzwa cyanyu ni cyiza, kirakunzwe ku isoko mpuzamahanga, gifite ubwiza, akagaragaza notification zacyo, karite gifite. Yego. Unyumvisha gute ku buzima bw'umushumba, imibereho ye yose y'umushumba ari amaturo? Ese ubundi utura ngahe ku buryo ubona ko umushumba abaho mu maturo mutura tayimu yose igihe cyose? Ndaguha urugero. Rumpe kabisa. Suri umushumba? Ndiwe. Ufite abantu ushumze? Yego ndabafite. Tugiye mu itorero ryawe, twasanga abenshi barimo banumva ibyo babwira na Bibiliya basomera, ariko twasanga abenshi barimo n'uwenda batabayeho ngo kugize ute nkuko mbayeho. Si icyo byumvikana. Reka nguhe urugero mpamvu nabivuze ibi bintu. Nakubwiye ngo dufite bije z'itorero, ntago mbihakanye, kuko itorero rigira ubuzima gatozi. Yego, bitanu bishingiye n'ibigomba gukorwa. Niba ngiye kirashije kuvuga ntabwo anyumvishe neza. Niba umukristo atura buri ku cyumweru agatanga ari cya 10 n'amatura asanzwe, mu gihe umukristo yapfuye ntabone ingoboka y'itorero, kugira ngo itorero ryo rimufashe mu gupfisha k'uyu mukristo. Kabiri, bije guhera ku tariki ya mbere, tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka runaka, ugasoza tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 z'ukwezi kwa 12 cyangwa umwaka urangiye. Abo bantu bose barakoze. Iyo bije, iyo habayeho ikibazo ku idini runaka cyangwa itorero runaka, hakabaho impamvu zituma urusengero ibintu bihinduka, cyangwa hari ibikundo bigomba gukorwa, kuki iyo bije y'itorero itagarura amwe mu y'amafaranga batanze ngo izikore bije z'iryo dini runaka, bayifashe kugira ngo bakomeze bakore umurimo w'Imana nabo batagowe? Kuki bigenda bate? Ese bipfira hehe? Izake, uzi ikintu bita impanuka? Impanuka ndi kuyireba. Irateguza? Ntago iteguza, ariko ibaho. Yego. Kabiri. Uzi ikintu bita ibyago? Ibyago ndakizi. Ibyago ntago biteguza. Kandi bibaho. Uzi ibintu bita amakuba? Amakuba ndi kuyareba. Amakuba ni ibintu bishobora kubera ku bantu bose icyarimwe, ariko mu gace runaka cyangwa mu gihugu runaka. Yego. Urana urugero nk'iri fungwa ry'amatorero, ariya ni amakuba. Ni n'ibyago bikomeye. Ni amakuba, ni n'ibyago, kubera ko uyu munsi n'inteko ishinga amategeko aho yicaye itwumve iyoboye abanyarwanda, ariko iri gupfusha abantu mu buryo bw'umwuka.
yego bari abantu nabyo ndabigarukaho. bari abantu bajyaga baza mu rusengero baje kumva ijambo ry'Imana. Akamaro k'idini cyangwa k'itorero mu byaha ndakavuga. Manzu nyumve, usipoze ko uyu mwanya uyu munsi nk'abakristo mu Rwanda dufite ibyago by'abantu turi gupfusha buri munsi buri joro yego kubera ifungwa ry'insengero. Nge ntekereza ko niba hari ibyaha byakabaye bikurikiranwa bikorerwa mu matorero, leta ifite ubushobozi bwo gukurikirana bene byo ubwabo bwite, kuko igihugu ni icyacu kandi gahunda y'amakuru ni imwe mu ngingo ziyoboye igihugu. Ni gute itorero rifungwa kubera umuntu umwe mu itorero? Uwo muntu yafunzwe hagashyirwaho ushoboye kunoza iyo mikorere n'ibyo bikorwa, uwo muntu akajya kugororwa kw'ibigo by'igororero bihari, akamenyeshwa ukuri, akazagaruka akora ukuri. Profe murakoze. Iki kintu ntabwo tugitindaho, oya tugomba kugitinda. Abanyamwuka batwumva, yumvuga abanyamukuru barabazi, n'abanyamubiri nabo baratwumva, ariko no utekereza ko abanyamwuka gusa rero baragutegera amatwi gusa. Ahangaha twahaye isi nzima. Impamvu ngezemo aka kantu twashyize mu isi. Oya ahangaha isi yose irimo iratubona. Nyine reka mbisobanure. Rero nk'abana b'Imana tuvuge nk'abazaritaha, kandi wikoma ku banyamubiri ngo ukome ku banyamwuka, ahubwo vuga hose kandi uvuge nk'umuntu uhagarariye ukuri. Arakoze kungosora. Mwebwe mwasenze mbere na mbere n'abazabakurikiraho mugasenga, ndababaza ikibazo kimwe. Wikomeza kubaza, ahubwo ahangaha dukeneye ubujyanama. N'ubujyanama bukenewe. Itorero rirafunzwe buri munsi, baravuga ibisabwa. Ngewe ntago mbara ko government gufunga insengero ari ikosa. Ikiganiro cya kabiri gikurikiraho turashingira kuja muri Musamweli, rivuga ngo Abayisirayeli babwira Samweli ngo turemera umucamanza ari utubera umuyobozi mu by'amategeko, abajya baducira urubanza nk'abandi bose. Iyo umuntu wayoborwaga n'Imana, iyo amaze kujugunya ubusugire bw'Imana, amaze gutakaza icyizere cy'Imana, agashaka kuyoborwa n'amategeko, birangira amategeko amuremereye. Oya, aho ngaho urakisha. Umuyobozi w'igihugu twaramutoye, nta muntu wadutumye kumutora, nikwe twamuhisemo turamutora. Turi kumvikana. Ndabikoso. Kandi igihugu kigomba kugira amategeko kigenderaho. Ndabikoso. Niba government yaricaye kavuga ngo abaturage bacu mwaba muzi ahantu bateranira basengera, ese harakwiriye, hari ibishoboka byaba bituma ndanamushimira cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo government gufunga insengero si ikosa, ariko hari naho bagiye barengera. Anyway, nibarebe, kuko numva content zivugwaho ni nyinshi, ngo abashumba ngo bariba, ngo abakristo ngo baraturisha, ngibisambo n'ibikingo byishe mu matorero. Ibyo bintu nibikurikiranwe n'inzego zibifitiye ububasha mu nshingano. Ozi ijambo, ibigo by'igororero birahari, nibagorora abo bantu, kubera ko niba barananiwe kwigorora ntago bazagora abandi ngo bageze imbere y'Imana. Iyi gihugu rero twirwanya amategeko, kuko Yesu yaravuze ngo Ezekiel ntago ndi hano kurwanya amategeko. Kabiri, iby'Imana mu bihereza Imana. None se wambwira ngo wafunga itorero mu gihugu, icyo gihugu cyaba gisigaye? Reka mvuge impamvu ndavuze ko ndi kurwanya amategeko ya politiki. Nge navuze ngo iyo umuntu w'Imana, iyo umuntu w'Imana niko navuze, iyo yoborwa n'Imana, ibintu byose bitura iki? Imana. Iyo yanze kuyoborwa n'Imana, Imana imuharira iki? Amategeko. Icyo amategeko akora niki? Arakuremerera. Ndabisobanura. Ubu turi mu gihe cy'amategeko agize ute? Aturemereye. Ntago ndi kurwanya politike. Oya. Oya. None se reka nkubaze. Ubuzima bwiza bukeneye ko tugira amazi. Yego. None ku rusengero mufite amazi? Babafungiye kubera mufite amazi? Insengero zimwe na zimwe zifite amazi. Yego. None ku rusengero mugomba kuba mufite vandarateri. Abantu bakabona umwuka Yesu. Yego. Mutayifite, wowe uri muri arrangement. Ariko government ngireberera abaturage bayo bagomba kumenya ko aho bari hujuje ibisabwa. Yes. Ugwishije aho nashaka. Yabije rero yitorero. Bahora basaba barimo cyabajoma babo ko bahizo beje kwa zuzuye. Bakore muri izo beje. Nguko leta nigira proje. Igira bije igagira plan. Ibyo ugomba gukora, bakore muri izo beje, baze wuzuza ibisabwa,
ku madini yabo, ku ndagira matorero ngo yabo. rero dusoreze ikiganiro hano, ahubwo tugisoreza ahavuga ngo akazi gasigaye ni ako gusenga Ku bakristo cyangwa kuri bose? kuri bose, Yego. kuko abakristo Nanjye bagomba nabazaga. gusenga ubwabo, Ehe. bagasengera abashumba, bagasengera igihugu, igihugu kigasengera abakristo, Yego. kigasengera n'ababayoboye, kigasengera n'itorero ndetse n'abakunzi bacyo. Ku rugero reka nkubwire muvandi, Urugero? ngewe ntago nzi kubeshya, Mm. ntago mfite ubushobozi bwo kubona 600,000 nagenera abantu ngo mbishyurire mituweli, Mm. mbone miliyoni nagenera umuntu ngo mwubakire inzu. Turi kumvikana? Yego. Kubera ko nakubwiye ngo ya maturo sinyarebaho, ariko iyo wa muntu dufasha tugasenga, nkabwira abantu ati uwumva bishaka, waba ufite ibati, waba ufite igiti, waba ufite ingorofani y'urwondo cyangwa se agafuka ka sima, Yego. ngwino dutanga umusanzu. Mwene data abayeho nabi agira inzu, njye ntabwo mbabwiye mubinzanire, ahubwo mberetse iki ubikeneye. Iyo nawe umwuka w'Imana gukozeho ukabona ibyo bintu ni ngombwa, ugira icyo uzana, ukavuga ati Mana nangira ibuye ndishyize kuri iyi fondasiyo, uzanyibuke. Kuko nite ku Undi bakene. nawe akazana ibuye akarizana akarishyiraho, Uwiteka nanjye uzagira ute, Uzanyibuke. N'undi uko nguko umuntu akaba abonye inzu mu buryo bworoshye, akaba Yego. abonye ubuvuzi mu buryo bworoshye. Simbuka urebe mu ijambo ry'Imana Bo, dusoze iki tukiraho kiganiro. tutarasoza, Ndimo kumva uburyohe buza ari bwinshi, kuko tutarasoza iki birimo kiganiro, birakinguka kabisa. tutarasoza iki kiganiro, abashumba bose mu nyumva ntabwo ari uko mwise twakosoye abakwiye gukosora. Iyo tuvuze ikiganiro ngiki tuba dushimira ababikora, kuko hari n'ababikora turabizi, ariko n'abatabikora batwihanganire, bakosora ibikwiye gukosoka. Ese twakora iki bashumba beza kugira ngo abakristo bacu bagubwe neza, cyangwa bo mu mahoro, cyangwa batere imbere mu buryo bw'umwuka no mubiri? Ese bakristo beza twakora iki ngo abashumba bacu bakomeze batwizere, bamenye ko ibyo bakora bataruhira ubusa? Uyu munsi wa none ijambo rimwe rihuriye muri byose ni ijambo ryitwa urukundo. Ikintu cyose gukizwa ni uko wabyemeye ukabishyira mu rukundo. N'umushumba yemeye kukuyobora kuko agukunda. Muhuze urukundo hagati y'umushumba n'umukristo, hagati y'umwungeri n'indama, hawuremo urukundo rutume byose bihuriramo. Ijambo ry'Abakorindo ba mbere ibice 13 umurongo wa 7 niwo ndi busome wenyine. Haravuga ngo urubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Ndi busubiremo, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Iyo hatarimo ijambo, Bibiliya irambwira ngo ahirwa uwihangana akageza ku mperuka. Uwo nguwo wihangana akageza ku mperuka azarya ku giti cy'ubugingo. Ibintu byose ukora utihanganye ntabwo ubugingo wazabubona. Kandi kabiri, iyo uri umunyembabazi, muri Matayo 5 murahaza ngo ahirwa umunyembabazi kuko ari uzawugirirwa. Iyo uri umunyembabazi nawe Imana ikugira umunyembabazi. Bibiliya iravuga ngo rwizera byose. Uwo muntu ubona ko ari umunyandege ngeya, hari umunsi uzagera aba ari ukenera kurusha umunyembaraga ufite. Uwo munyembaraga ufite uyu munsi hari igihe kizagera ukamubonamo umunyandege ngeya. Bivuze iki? Wihanganire byose, haba umunyandege ngeya, haba umunyembaraga, ubihanganire, ubakorera ikintu cyitwa urukundo. Ibintu byose turimo hano, ijambo rya mbere, amatorero n'abakristo, icyo tubusaba ni urukundo. Mukundane, kuko umunyamasengesho n'umukristo cyangwa uyobora cyangwa umushumba, iyo habayemo urukundo ibintu byose bigenda neza. Yewe ntago twanze gukora imirimo y'itorero, mutanabyumvana nabi. Ntago twanze gutanga icya 10 n'amaturo, mutanabyumvana nabi. Ariko icyo tubusaba abashumba ni kimwe, bagaruke batwereke ko badukunze, bagaruke badufashe mu buzima bwa buri munsi. Mwongere musurane inshuti zanjye nk'uko kera byagendaga. Nitwa Izake Profete cyangwa evangeliste hano Igisenyi cyangwa i Rubavu ku mazi. Nari nakiriye umushyitsi mukuru inshuti yanjye pasiteri ubahagarariye ubavugira Ezekiel, ariko twa turimo kujama cyitwa urukundo. Iki kiganiro kizahoraho, ntago ari hano kigarukiye, kizakomeza guhoraho. Dushaka ngo dukosore ibitagenda neza. Ibigenda neza turabishimiye, mudufasha serivisi, muduha umubatizo, muduha igaburo ryera, ayo nawe ni amafaranga.
muduhereza ibyangombwa dukeneye by'itorero, ibyo nabyo ni amafaranga turabyemera, ariko mugerageze no mu buzima busanzwe mudufashe, mugerageze mu indi mibereho ya none mudufashe. Yes, n'igihe cyo mwafashe mutuhereza iby'ijambo ry'Imana. Ikintu gihenze mu isi ni ijambo ry'Imana, ni ukuri sike ndabyemera cyane, ariko nanone mukurikirane ijambo ry'Imana. Ivuga butumwa ryiza ni iryavuzwe rikanakurirwa, ni iryavuzwe rikanakubirirwa. Ivuga ngo gukizwa mukongereho imirimo, kuko imirimo nayo gukizwa nacyo ugizwe kumaze, ariko iyo hari imirimo gukizwa bifite icyo gizwe kumaze, ariko no gukora imirimo idakijijwe nacyo bimaze, kuko byose birunganirana. Twa turimo kugira ngo tunganirane, mwabakorari mwe ndabasaba mukundane, mwabahanuzi mwe, abavuga butumwa, abashumba beza, mungire muhuze izo ndambara ze mu bashumba n'abapasiteri muzikoremo, mwubake itorero ryiza rituma igihugu kibaho neza. Nyaboneka guverinoma mutubabarire, muce ingoni zamba, mutuma ubwoko bwanyu cyangwa abana banyu, abayobozi ndabasaba mubasubiza ahera h'Imana. Haturinda ibisambo, aturinda ibyaha bitandukanye, bikanahereza politike ko abantu babayeho bameze neza. Iki kiganiro mu tugikoze ni iyobokamana, ni ikiganiro mbaka hagati y'umukristo, ijwi ry'umukristo, y'umupasiteri n'umukristo, ariko tukasaba ngo mudufashe murebe ko ibintu byahinduka, n'abashuma mugira ibyo muhindura, kuko umugenzi wanyu ariwo ubahagarariye hano ku iki kiganiro, Ezekiel nawe hari ibyo aba yavuze kandi ari n'ibyo aba yabonye bimeze ngikosa. Mwakoze cyane muri iki kiganiro no kutwumva no kudutega amatwi, naho ubutaha tugaruka kuri iki kiganiro. Prefete wakoze kubw'umwanya mbaye. Murakoze cyane. Yego, ndabashimiye cyane namwe by'umwihariko. Yego, bw'iki kiganiro dusoje. Yego, reka twagitangizanyije n'isengesho, reka twongere dusoze n'irindi. Yego, kubera ko twatangiye tuvuga ngo iyo igihugu gifite umwami ntago gishobora kugenda nk'ikitamufite. Yego, rero ubu butumwa twe twabutangije bakubujya tubumurikira nde Kristo nyirabwo. Mana uri mwiza, urakoze Kristo kubana natwe kubw'iki kiganiro. Iri jambo rinyuze imitima yacu, tanga umugisha kandi ritanze inama ku bantu bari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Zina ryawe nikibe imbagara mu mitima y'Abakristo, ahubwo kibi kibahugura, kibi gikosora Abakristo, kibi gikosora abashumba, kugira ngo itorero ryongere ryubakwe, kuko inyungu ya mbere ufite muri iki kiganiro uko itorero ribaho neza. Heza umugisha umuntu wese wumva iki kiganiro, n'uzabasha kucyamamaza muri bagenzi be, kugira ngo ubutumwa bwawe bwamamare. Amen. Murakoze cyane. Ariko Profete Isaac, hari abashobora kuvuga ati nta nimero yawe dufite, twifuzaga kuganira nawe, Yego, twifuzaga gusengana nawe, Yego, kubera ko nubwo insengero zifunze ariko nta imitima y'abantu ifunzwe, ntago ifunzwe. Insengero z'ukuri ni imitima y'iki y'abantu. Niyo mpamvu mvuze rero, amateraniro tuyakora buri munsi, tuyakora buri saha. Yego, niyo mpamvu mvuze aka kantu kaboneke. Rero sinzi niba byashoboka ngo utange nimero yawe kugira ngo uwagukenera bimworohere kukubona. Nimero yanjye ni 078 61 068 43. Nomero iba kuri WhatsApp, ndayisubiramo 078 61 068 43. Turasenga, tugira igihe cy'ibihe byiza byo gusenga, tukegera Imana, kandi nzi ko Imana izatugirira neza. Aho muri mu Rwanda no hanze y'u Rwanda mwumva ikinyarwanda, kuko ntabwo ururimi tuvuga rwumva n'isi yose. Hari abumva igifaransa n'icyongereza n'ibindi byose. Ariko butareka so tukora konti tuzikore ku gifaransa cyangwa ku cyongereza. Nabwo turi ready, dufashe n'abantu. Imana yaduhaye kwiga cyangwa se n'icyo mu baturanya hahirya. N'igiswahili nacyo. Hano turi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, turi hafi ya gatoya. Aka kantu nako kuri metro zinkeya cyane, abantu barigomba twumve neza. Tuzategura ibindi biganiro ubutaha, duhindura Yes, duhora mu Kinyarwanda. turasaba umuntu wese wumva iki kiganiro, n'u Rwanda nabwo rwabaye igihugu gikomeye mpuzamahanga international. Ntabwo rero biriye gukomeza kujya. Turasaba abantu batwumva bafite igitekerezo, haba bashumba cyangwa abarimu cyangwa bavuga butumwa, muze tubaha umwanya, yaba dusangize ibitekerezo. Hari abantu babansabye ko tuzakora iki kiganiro, ntago babonetse, ariko butaha bazavuga igitekerezo cyabo. Murakoze Ezekiel kubiki kiganiro. Imana ibahereze umugisha, kandi Mungu ababarike sana. Asante na nyinyi pia. Ndabakunda cyane.